abavandimwe yewe nkunda kuvuga ko ijoro ntabwo ari ahantu tuzagera gutya ngo tujye kubona tubone turahaguye. Yewe n'ubuhamya natanga ko uyu munsi Bikira Mariya yikoreye ibye. Uyu munsi nta misa twateganyaga nk'uko bisanzwe muri konje, hari konje noneho umubyeyi araducyamura atubwira ati nyamara iyo misa muvanyeho izaba kandi baye nziza. Ubundi kuri konje byari bimenyereye yuko n'abasanzwe buriya tugira abakristo baza gufatanya n'abakozi ba radiyo Mariya Rwanda guhimbaza igitambo cya misa. Uyu munsi baje banza nta n'uwigeze babwira ko ari misa, ariko baje. Ibindi bitangaza tuba dushaka by'ijoro ni ibi. Imana irabyikorera, Bikira Mariya akabyikorera. Aravuga ati ntabwo bishobora kubaho ko dutangira ukwezi k'umubyeyi Bikira Mariya nta misa. Arabyikorera. Noneho uyu munsi hari n'umunsi wa Yozefu Mutagatifu. Rero urumva ko Bikira Mariya na Yozefu na Yezu ntabwo batana. Hari isengero tujya tuvuga ngo Yezu Bikira Mariya na Yozefu bashize umutima wanjye amagara yanjye. Yezu Bikira Mariya na Yozefu Yezu Bikira Mariya na Yozefu rero barabyikoreye. Bikira Mariya arahari, Yozefu arahari, Yezu arahari. Baratubwira bati rero uko kwezi ni mu gutangire uko ijuru ribishaka, ni gutangira uko abakozi ba radiyo Mariya babishaka. Ijoro rero ryabishatse birakunda. Tugira abavandimwe baje babiteguye bafashijwe n'umubyeyi Bikira Mariya, kandi bakaba badusangije ubuhamya bukomeye kuvuga rozari. Nibwo butumwa Bikira Mariya yaduhaye Kibeho, kuvuga ishapule, kuyivuga kenshi tukongeraho na rozari. Rero ubutumwa babwumvise, bikerekana ko ubutumwa babwumvise n'abandi. Ahubwo buriya ntabwo batubwiye se abashaka kugendana namwe urwo rugendo, ko bumvise ko ari ibintu byiza bo kugira ngo babagereho mugendane, byagenda gute? Ibyo Bikira Mariya yatubwiye Kibeho hari ababikora, ubu ni ubuhamya, kandi bishobora no gufasha n'abandi noneho nabo bakumva ko bagomba kubaduka. Uyu munsi twatangiye inyabutatu ya mariyatoni. Mariyatoni nk'uko musanzwe mubizi no kubaduka ukagera na Bikira Mariya wihuta. Mariyatoni ivuga kwihuta. Ubu rero tweretse ko mwateye intambwe, hari n'abashaka namwe gukora namwe iyo marato, iyo mariyatoni. Ntabwo mutubwiye harya ubundi n'abandi bo hirya no hino ko mutubwiye ko muturuka mu mpande zose z'igihugu, abandi bashaka kugendana namwe bimeze biti? Ako mukansubize, hanyuma noneho misa nisoza twese uko turi hano duhita dusohoka hanze dufata ifoto y'urwibutso, mu rwibutso rwiza, hagiye n'umutaha bari hano twese tuyifate turi kumwe mu rwibutso rwiza kandi n'ubuhamya bwiza. Ikindi nongeraho ni uko nyine batangiye inyabutatu yo gutangiza mariyatoni, tuzatangira ku cyumweru ku mugaragaro, ari ejo kuwa gatanu, ari no kuwa gatandatu. Hano hazaba igitambo cya misa. Mbonye ko Bikira Mariya yabimbwiye. Ejo kuwa gatanu saa 6:15 no kuwa gatandatu saa 6:15 misa izatambbuka idufasha gutegura mariyatoni kuko Bikira Mariya arabishaka. Murakoze mu gisubizo. Dusubize ikibazo gusa ubundi Padiri Mudumugisha nanjye bagiye kuvuga ko ntabwo yatwibwiye, ariko icyo nabonye ni uko muri aba bantu barimo bakora urugendo harimo kiliziya yuzuye, harimo umusaseredoti, harimo uyegura Imana umubikira, harimo n'abarayiki, harimo abamama, harimo abapapa, harimo n'urubyiruko n'abana batoya. Abaduteze amatwi muri radiyo Mariya Rwanda,
abantu bari mu rugendo ni kiliziya yuzuye. Harimo ubusaseredote, ingabire y'ubusaseredote, harimo ingabire yo kwiyegurira Imana, harimo imiryango, abakuze n'abato. Igisigaye ni iki? Muzigere mu ijuru.